Pasava Papa Sava numva nakubonyemo ukina baguhohotera yego nakinnyemo ari nari ndi mu kabari twagiye nyine kunywa twisohokeye n'abakozi ba Pasava bajya kwakinira umupira nyine noneho barambwira ngo dukora agashow niko kuba ku bitero ya Rusine rero ndasinda sinze baravuga ati sha nawe nta nubwo uri Rusine gusa twazanye kandi promotion kuri wowe ukeneye amafoto meza na za video n'ahandi wabisanga atari kuri CB Entertainment watwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen zawe. Murakaza neza kuri CB Entertainment, tubazaniye byinshi bigiye bitandukanye bisanzwe. Muri kumwe nanjye Tesi, twasuye Pascal atuganirize ibintu yagiye aca mu mafilime atandukanye n'imucikwe. Natwe twishimiye ku buryo byishimiye. Murakoze cyane. Pascal, tugaruke ku bintu byinshi wagiye ukora bitandukanye, movie, amarushanwa menshi wagiye ukora bitandukanye. Uratangira wibwiraho abanyarwanda hari utazi Pascal yakinye mu gasobanure, akina muri filime zitandukanye, urabibwira kugira ngo barusheho kuba basobanukirwa Pascal nyirizina. Okay, Pascal rero nyirizina ubundi nyirizina ni umusore. Ni umusore uri single. Ako kantu ka single. Single. Ikindi cya kabiri nyine ngende umukinnyi w'amafilimi na comedy. Nakinnye muri filime zigiye zitandukanye, nahereye kera ndi gukina ndumva naratangiye urugendo rwa sinema. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo natangiye kwinjira muri sinema neza. Nize muri Mashariki African Film Festival akoreraga i Muhanga muri tumenye sinema. Okay, nizemo directing and script writing nibyo nizemo. Okay, filime ya mbere nakinnyemo yitwaga Ikiganza. Ni filime nakinnyemo y'abanyeshuri twiganaga. Ni ukuvuga ngo iyo filimi ni abanyeshuri bose muri rusange. Ni ukuvuga ngo hari workshop yari yateguriwe na Mashariki. Iyo workshop yagombaga kuhaba hari amafilime nyine twebwe twakusanyije nk'abantu bize muri icyo kigo. Twagombaga gushyira hanze akagaragara n'akarushanwa, noneho irushije iyindi igahitwamo ku buryo ishobora kujya muri festival. Muri urwo rwego rero hari mugenzi wacu wari kwiga directing, yari afite filimi yitwaga Hakizimana Lambert. Ubu ngubu yashyize kuri YouTube channel yitwa Hakizimana Empire. Lambert Empire. Yes. Niho iyo filimi yitwa Ikiganza. Niyo filimi ya mbere nabanje gukinamo, ihita igera muri festival iragenda ndumva yaratwaye igikombe. Gusa ntabwo abashije gukomeza. Iyo niyo filimi ya mbere nabanje gukina, mbona ko mbizi, mbona nyine ko gira courage cyane rwose. Nuko rero narakomeje. Nyuma yaho wavuze ku bijyanye n'amarushanwa. Nitabira irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi. Art Rwanda kabisa. Ku nshuro ya gatatu ni narayitabiriye. Ariko byarangoye cyane kuko nabanje kwijyamo ku nshuro ya kabiri, ndatsindwa ngarukira finale. Ariko ndavuga ati kubera ko ikintu ari icyanjye kandi bino bintu bindimo, ngomba kugira gute, ngomba gushyiramo imbaraga nyinshi ku buryo ubutaha nzagera gute nzatsinda. Byane courage bituma ngaruka noneho ngarukana imbaraga. Ndatinga ndatsinda. Sorry, hagati aho se nagiye muri ayo marushanwa wacitsemo intege cyangwa se ukumva ko ibintu ushobora kuba urimo bidafite umusaruro? Cyane rwose. Cyane pe. Mu marushanwa urabizi neza nyine iyo umuntu atsinzwe, ndenda ndanavuga kuri level ya kabiri. Mu marushanwa ya kabiri niho nagiyemo, tsindwa numvise ko ubuzima bwanjye burangiye. Kubera ko ngiye nagiye mu marushanwa nizeye ko ndi butsinde. Nari mbizi neza ko ndi butsinde, numvaga ibintu byo gutsindwa ntabihari. Confidence mbere cyane. Numvaga ugiye gutsindwa muri njyewe bitarimo kabisa. Ngize gutya rero ndaperforminga, noneho hari akaerere nari nakoze, bari bamaye microphone ndabyibuka yo gufata ku ntuze
ndi bugwe hasi nikubise hasi karameneka kamenetse rero nsezeranya umuntu yuko ndi butsinde amarushanwa kandi nimara gutsinda amarushanwa nzakamugura yambwiye kagura 250 site 250 zako ariko nkumva ko byanze bikunze ndi butsinde kuko umuntu wa mbere gutsinda ari gufata miliyoni okay nishira byo kintu cyo kuvuga ngo ndi butsinde nyine uvuga uti bigomba gukunda ariko kuri finale nyine baravuga taburerwa ni hano kuri finale nyine season ya kabiri naje gutsindwa numva ko ibintu birangiye ngira ngo bashyizemo ikimenyane ndavuga ati bino bintu sinzana bisubiramo ewana nyine nitakariza icyizere numva na sinema ngiye kuyivamo kuko nari nasinze Imana numvaga ati se Mana kubira icyari ngiye uri guhikwima amahirwe bigenza n'imbaraga natakaje n'uburyo ninakoze ri haso n'uburyo ibintu nabishyizemo imbaraga ewana ariko kuri season ya gatatu njya kubona mbona baramamagaye sinza imbaraga zavuye ariko ndavuga ati kugeze ntakongera kugerageza ariko none agiye kugerageza ntasaba gutsinda ahubwo nasabaga kuza muri batanu ba mbere mvuga ati Mana nundi naje bwa mbere ngusaba gutsinda sinatsinda none reka ngusabe basinze muri batanu ba mbere avuye ati yagerageje kubw'amahirwe rero naje kujya muri iryo rushanwa ndatsinda ryeraga ku rwego rw'akarere kazamuka ku rwego rw'intara ukagera ku rwego rw'igihugu gahatana muri wamara guhatana bakongera bagatoramo abandi hanyuma muri babandi batoranyije none bakongera bagahatana nanone kuri finale narakomeje ndahatana rero finale ya mbere finale ya kabiri ndayitwara ariko none ntago nabyizeraga ubwo waratashye wigurira iki oya ahubwo twasoje amarushanwa saa 9 z'ijoro ubwo njye namaze guperforminga numva ko natsinzwe kuko ari abantu bari bahari babakindeba kizere cyari cyatakaye naragiye ndanigira aho twaraharaga ndiryamira ubwo reka amazi birashira no kumva nayo manota ngiye kumva se ko mutaza ngo mugiye kumva amanota nyi ko bagiye guhamagara hase ndajya kumva ko byanze ndaherekeza abandi ko numva rwose sha ngiye kumva ko natashye ndataha nyine nakundi ndavuga uti kangende nirebera ibyabambaje ubwo nagiye umva ikintu gitangaje urumva agenda amaze kwitera icyizere nagiye nambaye kamambiri zitandukanye ntabyo nsanga abantu nyine bageze gute bantwaye n'inkweto kwasundi ko ntajya imbere uti nubundi ko byanze ndagenda nkihagera nsanga hari guhamagara nyine harimo ibyiciro bitandatu harimo abadancers abaririmbyi ubwo nkihagera ndicara nyine ntega amatwi abandi bari guhamagara nkabona bamwe baratashye abandi barakomeje nkagatera genda tashye nta kundi nyine tu bageze kuri acting and drama njyewe nahise numva nshatse kunyara nahindukiye gato ngiye kunyara ngiye kugenda ngo ntagera Pascal ari he kamambiri ni wayiciye imwe oya nagize ngo singe nabaza ati singiwe noneho umutipe wari undi inyuma ariko siwe bari guhamagara muri acting and drama ati bavuze ngo iki kandi nabyumvise ngo Pascal nawe iganaye ndagenda mpagara imbere y'umuryango wambaye kamambiri ariko se Pascal nawe iganawe yabuze numva ni njyewe mba ndagiye Yesu we nagize ngo ndi kurota ngira ngo bampamagaye mu bantu bagize gute batsinzwe ndangije barahamagara bagera ku bantu 7 bose babashyiraho ngaho baravuga ngo abasigaye bose batiyumvise rero nuko batigeze bakomeza atabangaba guhera ku wa mbere kugeza ku wa kabiri niko bagiye barushanwa amanota bagenda banatsinda ntekereza kuntu agiye guperforminga ndi umuntu wa nyuma nta cyizere impamvu ni nataye cyizere wanabifitse wambaye kamambiri tekereza guperforminga mu bantu 45 ugaperforminga ku mwanya wa 44 numvaga ko byanze bikunze abajaji bamaze kubona icyo bashaka cyizere nta gitaye burundu niby'Imana irebera abayo ubona urimo kubw'amahirwe naje gutsinda ubu ngubu turi muri training iri kubera muri Zacu Entertainment Zacu yego niho turi gukora ama training mu gihe kingana n'amezi 3 turi gukora training job dukora training tunakoramo naje kugiramo amahirwe yo kugira amahirwe yo gukina muri filimi zitandukanye arizo izihe zamamaye harimo Papa Sava nakubonyemo
ukina baguhohotera. Yego nakinnyemo ari nari ndi mu kabari twagiye nyine kunywa twisohokeye noneho abakozi ba Pasava bajya kwakinira umupira nyine birangira bambandagaje bakubangamiye. ni projet yitwa Chobokofe nyine wa mikino nk'uko wavuga sinabyaye. Nta mikino. Izo filimi zindi zitandukanye wakinyemo ni izihe? Ni ukuvuga ngo twakubonye ahantu henshi hatandukanye. hari n'indi filimi nakinnyemo ariko yo ndumva ibaye ntabwo irasohoka. Shwadiru iyi filimi nshyashya iri gukorwa ndumva narayikinnyemo nayo. wakinyemo wakitinga gute? nakinnyemo naho baraguhohoteraga ko wabaye gahohotera. naho ubundi mugani gahohotezi yabaye gahohotezi. ni ukuvuga ngo muri Shwadiru nakinnyemo ndi umuveterineri. uri umuveterineri? ni ukuvuga ngo nari nagiye gukora ikiraka cyo gukura ipusi ntuze mu nzu. uriya mugabo ntuze uriya Papa Sava akinamo yari yayitinye. wowe uri kubati ama ikiraka rero cy'uko ndi bujye gukuramo iyo pusi mu nzu nyine nkayijugunya nkayijyana. noneho ngeze mu nzu ibyina ipusi yankoreye ntabwo mama ndambwira ngo yafashe mu maso. ipusi yarankubise byatari nyine abantu bazayirebe. namutse nyivuze ntibatuma bayireba ariko nyine nibayireba bazayikunda. byambayeho bazabibona bazisekeje. ahubwo ndumva itinze ngo nanjye nsirebere. iri kuri Shwadiru bazayibona n'isohoka. nizo filimi wakinyemo wagaragayemo ko tukuze ahantu henshi hatandukanye? nakinnye muri filimi zigiye zitandukanye gusa wenda izo ngizo nizo navuga zirimo filimi nakavuga yuko nyine ari filimi zamaze gufata izina ariko hari n'izinagiye nkinamo nyine wenda navuga ngo zitigeze zifata izina rirenze. harimo umukobwa wanjye. harimo filimi yitwa umukobwa wanjye nakinnye kuri agasobanuye nabonye. karaga filimi twakinnye utwika. karaga filimi twakinnye k'umusobanuzi ni filimi yitwa Mushikazi. twayikiniye i Rusizi twari twagiye i Rusizi mu ishyamba ryaho hafi y'amazi kuri Kivu. ni filimi y'umutipe yakunda gukina amakomedi yica kuri byeri mu rundi komedi. nakinnye muri episode ya mbere na episode ya kabiri. episode ya gatatu yarasohotse ariko ntabwo nayigaragayemo ariko nzagaragara no mu zindi zigiye zitandukanye. zitasobanuye nabonye ari sawa cyane. iriya filimi Mushikazi ni nziza cyane. wakinye role zigiye zitandukanye. wakinye uri iki? wakinye witwa gute? uri muntu ki? iriya filimi ya Mushikazi ariko irashekeje. ni ukuvuga ngo iriya filimi ya Mushikazi twayikinnye mu Giswahili. mu Giswahili? yego njye nta nubwo nacyumvaga neza ariko nyine numva ngiye kuyikatira kuyireba. ipanze mu Giswahili n'ubundi. ni ukuvuga ngo yanditse mu Giswahili uburyo yanditsemo bwari mu Giswahili ariko isobanuye mu Kinyarwanda. aho ndagerayo. noneho ni ukuvuga ngo ngewe role nari mfitemo rero ni uwo mugore yitwa Mushikazi aba ari umugore waroze umugabo we. noneho kumuroga akica n'abana. umugore ntabwo navuga gute yaroze umugabo amaze kuroga umugabo aroga n'abana b'umugabo yabyaye ku wundi mugore. ni ukuvuga ngo rero iyo filimi hari abana baba baravukiye mu ishyamba. abana rero uwo mugore aba yarabataye azi ko ari ab'uwo mugore w'uwo mugabo yataye nyamara baba ari abana be. ahubwo umwana umwe baroze agapfa aza kuvamo marayika akazajya aza gutera uwo Mushikazi. umumarayika rero tuza guhura akamakazi. aza kuma akazi ko kujya kwa Mushikazi kugira ngo ngende ncishe bugufi Mushikazi abe yasubiza imitungo nde uwo musaza. n'ababana bari mu ishyamba bazabona icyo gira kibatunga. umunsi bagize gute bavuye mu ishyamba kuko ntabwo baba barajunywe barakuremo atazi ubuzima bwo hanze kuba bimeze. nza kujya kwa Mushikazi rero nkajya ku mukozi wo mu rugo. noneho nagera kwa Mushikazi ndi umukozi wo mu rugo azajya ndyamana nawe.
ngira nyine akankunda bikarangira ashaka nyine ko ndyamana nawe kumva bararoze umugabo we bikaza kuvamo akahava noneho njye nkazajya ndi kumwe na mushikazi ariko ngamije kumucebya no kumucisha bugufi nyine bitwa kumumareka barampaye imbaraga njyewe ufite ububasha. Yes. Niyo role mba mfite nayo mission mba mfite muri iyo film. Ubwo bivuze ngo ukina witwa gute? Mba nitwa Madongozare. Madongozare. Nandi Madongozare kuko nyine twayishyize mu kirimi cy'igiswahili. Ubundi imeze nkaho yakiniwe muri Kongo. Kuko story irimo ni ibyabaye mu ishyamba rya Kongo bari guhunga bari kuba intambara ibintu nk'ibyo. Urumva n'abo bana ni ibintu by'ishyamba babaga barimo. So ubwo hose niko witwa mu mafilimi yose agiye atandukanye. Oya ni ukuvuga ngo amafilimi agiye atandukanye agiye nkinamo amazina agiye atandukanye. Uba ufite buri filimi y'izina ryawe? Yes. ni ukuvuga ngo nimba ngiye nko gukina muri iyo ngiyo nitwa Madongozare, iriya nakinnye ndi mu mukobwa wanjye nakinnye nitwa Kweri muri nakinnyemo nitwa Kweri ndi nasinze ndi kujya gufata njya kugura indaya ndangiye kugura nsangana umwana wanjye ngaho re ariko kubera ko uwo mugore wari gucuruza uwo mwana wanjye we twadufanye bifu tukiri bato nyine hari ukuntu umuntu mukundana bikarangira utamushatse ugashaka undi unakaguhigira kabona nabicero tireka reka ndakatira noneho akaguhigira yamara kuguhigira rero niko gufata umukobwa wanjye akamushora mu buraya nanjye rero kuko nikundiraga abagore n'indaya n'iki namaze no kugasinda mfata umukobwa wanjye akamuroga gasinzira noneho njye akamumpasaho nkajya kumusambanya rero nibagiwe ko ari umwana wanjye. Iyo niyo rero mfite muri nuze mu mukobwa wanjye muri Shuwadiru muri Shuwadiru itarasohoka nyine ndi veterineri. Ubwo izina risa nkaho abantu bakuziho cyangwa se abo mukinana muri filime bashobora kuba bakoresha cyane n'irihe? Iryo wenda izina rikunda kumenyekana kenshi na kenshi kireke yari nka komedi. Muri komedi nkunda gukoresha nyine cyaka cya Sine. Cyaka cya Sine. Ubwo iryo zina ryaturutse kuki? Uri kanyanyota? Ni inzira ndende kuko iryo zina njyewe nakundaga kwigana Rusine. Rusine Patrick. Amwigana fresh noneho naje kujya ahantu mu gitaramo ahantu mura na nuriya muhanzi yitwa Yewe producer uriya muhanzi yitwa Run Up n'abandi batipe bagiye batandukanye noneho barambwira ngo dukora agashow niko kuba ku bitero ya Rusine rero ndasinda sinzi baravuga ati sha nawe nta nubwo uri Rusine gusa ubwo rero barana bamaze kutumaze nyine ku actinga nyine nka Rusine baravuga ati wana wowe ntabwo uri Rusine gusa ahubwo wowe wagira ngo wazinyweye wanazirayemo ahubwo ati ntabwo muzi cyaka mba nifitiye bati ugomba kwitwa cyaka noneho Yewe producer nyine niwe yari yicaye ngo ntabwo ngiki noneho reka nkwereke wowe ni Yewe warinyise ndabyibuka n'akandi gatipe yewe yaravuze ngo noneho ubwo wowe bakwite cyaka undi mutipe aravuga ati sugo cyaka rero barisobanutse ahubwo bashyireho cyaka cya Sine bavuge ko byakomotse kuri Rusine oya cyaka urumva bavuze nibavuga ngo cyaka cya Rusine barahita bumva ko ari Rusine Patrick ahubwo bavuze cyaka cya Sine ni inka hari inka yitwa Sine Sine ikunda kunywa amazi yes ubwo ni cyaka cya Sine wowe kagasinda ku nzoga Patrick bamwita cyaka cya Sine. Cyaka cya Sine. None se muri filimi zigiye zitandukanye wagiye ukinamo iki byakwigishije? Ubundi filime muri makenya ni ishuri ubwayo. Iyo uri umukinnyi wa filimi hari amasomo menshi ugenda wigiramo. Iri kwihangana, gukorera ku gihe ndetse no kubahiriza ibyo wakoze nyine harimo kwihangana icyo ni kimwe harimo gukorera ku gihe no gunatimu akagukorana n'abandi kumenya gukorana n'abandi yego none use ko nshaka kuguha ka examera uri tayari examemeze ite ko mbona umutima udishye
oya ntabwo njya ninya examen kuko amarushanwa nyahoramo. Hambere hanabonye uri no mu marushanwa umugore wa perezida yateguye. Nigeze kuyavugaho ya ati Rwanda ubuhanzi. Urumva examen ntabwo iri bukunanire. Ize negura ikomeye. Ahubwo nuko mbona ufite ubwoba bwinshi. Ubwoba. Umeze neza. Ubwoba nabwo buri mu marangamutima y'abateye. Ku buryo ikinyi ufite ubwoba nabyo wabibasha. Ya. Ababikora. Ako nizere ko atari byo ugiye kumva. Kankwaye aka examen karoroshye cyane. Wadukinira ufite umujinya mwinshi. Umujinya mwinshi. Ufite umujinya mwinshi kabisa ku buryo umuntu wese ubona Patrick cyangwa cyaka cya Sine ubona ko afite impano kweri. No kuvuga ngo cyaka cya Sine rero bari muri comedy. Yako iyo tugiye muri film nibwo nyine bamizina. Ibaguha izina. Yego. Ariko nk'iyo role mpaye wenda narakaye ni kuvuze. Gakina warakaye kabisa. Urifata ukanze imbere. We ntabwo uzi inshuro nigeze mpamagara nkoresha telefone yanjye. Ntabwo uzi imbaraga byigeze bintwara wowe. Ukeka kuri igiki ubundi wowe? Ukeka kuri igiki? Wowe urifata ukumva yuko wamdira umutima wowe nta soni ufite ubundi wowe. Wowe ubundi reka nkubwize ukuri. Hari ikintu ubundi utarabona kuri hari ubundi banze utanze ubundi wowe. Ubundi uranze wowe. Wowe uranze. Uzi icyo ndicyo? Uzi icyo ndicyo ubundi wowe? Uzi icyo ndicyo? Kumunari wikanze se. Ngarukiye ku muryango naringiye. Ndavuze ni cyangwa ni ngewe ra. Ntago ari wowe. Wowe uranze ndabyibutse. Nibutse ko wunze. Cyazi ndabona utwika pe. Ubu nanjye nize gukina ibintu byose nabimenya. Kwiga gukina filimi rero kuba ikintu cya mbere ni impano. Uzi ko nayo nirutse mwana. Kuba ufite impano ni kimwe no kumenya gukina ni ikindi, ariko baravuga ngo gukina ni kimwe no kwemerwa nabyo bikaba ibindi. Yes. Ubwo nibyo bituruka kuri connection. Acting is one thing. Cyakoza pe urankomye. Umve ngo nirutse. Ngarukiye hafi. Oya nabire. Nawe ubonye ko nkarenze ivuga uti ntago ari wowe. Ahubwo nari nangiye kubona utangiye kunsaba imbabazi. Nari napapye narose mutipe turi gupfikira. None uzumbwira ngo ntago ari wowe ndumirwa. Gusa mbashije kubona ko ikintu cyose bakibasha. Yeah. Courage pe. Merci kabisa. Patrick ni umuntu dukurikiye cyangwa se abanyarwanda muri rusange, ni iki wabasangiza? Erega uvuga Patrick wumvise ndi Patrick, bavuze Patrick rusini ukomeza kugira ngo ni Patrick. Ndi Pascal ntago ndi Patrick. Abantu benshi bakunda kubyitiranya. Nge namenyereye ko mu rugo abenshi mu rugo bavuga Patrick, abandi Pascal. Pascal ni abantu mukinana kenshi muha muri kumwe. Okay, Pascal ni iki wasangiza abanyarwanda abifuza kuba bajya mu bintu by'amafilimi bikaba biterwa n'ubushobozi buke cyangwa se kumva nta cyizere? N'iki wababwira, n'iki wabashishikariza kugira ngo ikintu cyonyine nababwira ubushobozi buke ni icyizere bafite. Cyizere. Kuba bafite icyizere gike nibwo ubushobozi buke bwabo. Yes. Ubwo kuba ufite icyizere biraruta wa wundi ufite amafaranga menshi cyangwa se connection. Kuko wenda sinzi wenda uvuze ku bijyanye na acting, nge niyo ndi kukubwiraho. Icyizerano gitandukanye n'ubushobozi. Ubushobozi uvuze sinzi ubwo ari bwo, wenda bushobora kuba ari ubwo mu mufuka cyangwa se kuba umuntu urenze kabisa bitewe n'amafaranga. Aho rero acting ntaho bihurira. Ntaho bihurira. Kuko wiga umwacteur kugira ngo amafaranga uyakorere, ntago uba umwacteur kugira ngo amafaranga agukorere.
ubwo ku muntu waba afite inzozi zo kuvuga ngo nzashinga kampani yanjye yigisha abanyeshuri cyangwa se nyina filimi, cyambere ni confidence. Adafite confidence yahomba. Icyambere ni uko ibyo bintu ubigiyemo ubizi neza, wizeye neza ko bizakora, nicyo cyakizere nyine. Wizeye yuko ntaki utajya ucika intege. Kuko iyo ucika intege uhura n'ibiguca intege. Exactly. Yes. Ariko iyo udacika intege nabyo bindi biguca intege ntabyubona. Birakaze. Ntabwo bikaze. Cyane uvuga ko bikaze. None se nagiye mbona hari ibintu byinshi mujyamo, amarushanwa, nkabona harimo no kwiga, nkabona harimo ba Kennedy babigisha. Byakwigishije iki mukimara kubona ko mugiye kwigishwa n'umuhanga cyane? Mva. Biriya ni ibintu by'agaciro cyane kuri njyewe. Nshimira cyane nyakubahwa Madame Jeannette Kagame kubera atekereje igitekerezo cyo gukora Art Rwanda ubuhanzi, agatekereza ku mpano ziri hasi mu byaro, ko yahereye mu byaro z'abantu batishoboye, akaba yagerageza kubazamura, noneho uwo abonye afitemo iyo mpano akaba yamufasha no kugira ubumenyi buhagije kuri iyo mpano. So yere ikintu byanyunguye, urumva nubwo narize sinema muri Mashariki, ariko ntago nari mfite acting skills. Nari mfite impano yego, ariko nta skills z'iyo mpano yanjye mfite. Ni ukuvuga ngo impano yari ikiri hasi. Yes, hari ibintu byinshi ntarinze nyine kuri iyo mpano, n'uburyo na developer impano yanjye kugira ngo ibe yambyarira nanjye umusaruro. Byaramfashije cyane rero guhura n'umuntu ukomeye nka Kennedy. Nabonye azwi cyane, agiye ari mu bintu bitandukanye. Uriya ni se wa Barutura, ndumva yarahereye cyane, nimba Zeke, nimba Master Jake akiri umusobanuzi kera wa filime. yasobanuraga filime ku bwa Bayanga, Master Jake. Yanga disi. So rero byampaye motivation kandi binyongerera n'ubumenyi muri njyewe, cyane cyane kuri mwarimu ari umuhanga kandi yigisha neza, kandi aragerageza ikintu akwigishije akareba neza nimba unagishyira mu bikorwa. Kugeza na n'ubu ngubu aracyankurikirana, aracyareba performance yanjye imbere ya kamera, aracyareba performance yanjye on stage, nyine akagerageza kumpa gukurikira abo yigishije. Ni umwarimu mwiza kandi ni umwarimu udacika intege mu myaka ye, kandi ndamushimira by'umwihariko bikuye ku mutima. Niki wigiye kuri bari abasitari? Ese mukimara guhura ukibona amahirwe yo kuba sometime wakinana nabo, cyangwa se mwahura mu bikorwa runaka muri filimi, niki byakwigishije? Ese wiyumvishije ute? Njye numvise nyine ari ibintu birenze kuri njye. Nasi ngo bisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe kuko zari inzozi zanjye. Muri njyewe nakuze kera numva ko nshaka gukinana n'abasitari, ariko nyine numva ko zizagumeza ari inzozi. Ari ukuntu wumva ikintu muri wowe ariko ukaba utazi ko kizageraho. Ariko kuri njyewe narakomeje ndarwana paka mbigeraho. Nyimara kubabona rero numvaga mfite inyota yo kuba naganira nabo, bakansangiza ubuzima bwabo. Numvaga ko ari n'abantu biyemera, numvaga ari babantu batari basanzwe, batikoraho, wabona utapfa no kugenda ngo basuhuze. N'umuntu bawumva ko abasitari bari abagome, abana babi. Ariko nasanze bitandukanye. Cyane cyane nanjye imyumvire nanjye niyumvagamo, niyumvaga muri iyo myumvire. Numvaga ko nanjye nimara kugera hariya nta muntu nzongera gusuhuza, nta muntu nzongera guhura nawe ngo musuhuze, nyine ngo kugenda n'amaguru wapi, nta kamodoka, nyine numvaga ko byanze ngiye kugera ku rundi rwego, abantu ngiye gutandukana nabo, hari nabo ngiye kugendana nabo. Ariko nkihagera nasanze ibyo nibwiraga byose ari ubusa. Umusitari ni umuntu usanzwe, ni umuntu nicisha bugufi, utandukanye n'umuntu uciritse ukabona yagize uwa danje. Ni wa muntu njye ntiyagira, byarantunguye. Nibo banyakiriye ahubwo. Batangira kunyibwira, batangira kumbaza amakuru, bambwira ati se kutirekura bimeze gute? Ahubwo ntangira kubona ari njye. Se ni njyewe. Njye ndi kubiryaho. Se mana yanjye ndi gukora iki ko mbona bari gukomeza bambwira ngo sindi kuvuga kandi ariko nakagombye kubabaza ahubwo. So nabonye nyine n'abantu
boroshye kuba bagusangiza ubuzima bujyanye na industry kandi ni abantu boroshye kuba mwaba inshuti kuba wabaza bakagusubiza byatumye numva yuko byanze bikunze kwicisha bugufi ari kimwe mu bintu biranga umwartiste. Yes, ku rwego waba uriho rwose, ku rwego rwaba uriho rwose mana yanjye numvi nyine bimwe niyumvishaga ko ntazongera kugenda n'amaguru nagendanye na papa Sava mu mihanda turi ikigori tugira gute ameze nabi asa nabi numvaga ko bitanaba, numvaga ko byanze bikunze ahari abatikoraho bahumura bagize gute. So iyo muri mu gikorwa kiba ari igikorwa cy'akazi wenda basiba gukora ibikorwa bitabahesheje icyubahiro ariko kuba bakwisanzura mu bantu kuba bagaragaza ibindi bikorwa rusange nk'abantu basanzwe barabikora icyo kintu nabigiyeho. Byakwigishije ko n'abantu bakomeye babarenzeho wumva ko mwabonana mwavugana cyane pe. Ese wowe ni iki wigiyeho cyari gitandukanye na bya bindi watekerezaga? Njye ikintu nigiyeho mbere na mbere no kwicisha bugufi, ibintu byawe confidence nkumva ko ngo agatwiko ngo uragenda ngo nakugenda n'amaguru. Yego. Ikindi cya kabiri nabigiyeho buriya over confidence ituma career yawe ishobora gupfa. Ariyo y'ibyo byose nimba wenda n'urugero nimba ugiye nko muri filimi ukaba wenda bagukiniye nk'ibihumbi 100 n'urugero cyangwa se nda nka 20 ku bantu bakiri hasi, ibyo bihumbi 100 ukumva yuko kuko wakinnye muri filimi irenze uri butega kabisi nako uri butega ivatiri nako kugenda muri bisi ubwo urumva abantu muri bumenyane bahita bumva ko wabaye cyamare bagenda bagukandagira ukumva ko nyine atari byo. Ibyo ngibyo nibyo byica career yawe muri wowe kuko ryaterambere uri gushaka ntaryo uzigera ubona kuko urishyira he amafaranga yagombye kuba wakwisavinga cyangwa se wagagombye gukoresha mu bintu byakugirira akamaro uyakoresha spendinga kugira ngo bice fame mu mutwe kandi nta kintu uri gukora. Ibyo rero ninjye cyo kintu byanyigishije binyumvisha ko byanze bikunze akazi kose kaba ari akazi ahubwo uburyo ugakoramo aribwo butandukanye kabisa. Niki wasangiza abanyarwanda abitinya abumva ko ibintu bidashoboka? Hari n'uwashobora kumva akavuga se birashoboka se kuba Papa Sava twagendana? Ese ku buryo umusitari nakinjira akama karibu nakumva ko bidashoboka. Niki wasangiza abanyarwanda, niki washishikariza abanyarwanda kugira ngo na wa wundi utiyumvamo impano kubera ubwoba, niki wamushishikariza ku buryo cyatuma yimprovinga? Njye ikintu nabwira wenda abanyarwanda badukurikiye cyangwa se wenda abakinnyi ba filimi n'urugero badukurikiye kudacika intege. Kandi intego yawe ikaba imeze nk'itegeko muri wowe. Nyine ibe imeze nimba ufite intego n'urugero nimba wowe muri wowe wumva hari ahantu ushaka kugera bikore nk'itegeko ubikore nk'ikintu kikuzitiye muri wowe. Sibyo abantu bashaka kuri toilette urabizi neza kutajya kurya utabanje kujyayo. Sibyo icyo ni ikintu ushobora gukora ari nk'itegeko atari itegeko ariko kigomba kuba. Sibyo uba ugomba kugikora. So hari abantu rero bumva ko bari hasi batazigera banahagera bumva ko bitazanashoboka nkawe ubabwire ko nawe byashobotse nk'uko nkawe nta kintu nakubwira. Nanjye ntago nigeze niga amashuri arenze ngo nanjye segonderi cyangwa se nguvuge ngo nize kaminuza ngo ngire ne no. I have talent. Mfite impano kandi iyo mpano yanjye niyo nakoresheje. Nawe iyo mpano yawe rero uzayikoresha uyibyaza umusaruro uyikoreshe paka ugeze ku ntego yawe wiyemeje. Sibyo kudacika intege. Kudacika intege icyo kintu kiri mu bintu bishobora kuba byakugeza ku rundi rwego. Icyo kintu kudacika intege ni kimwe mu bintu byagufasha mu ntego yawe. Hari n'akandi kantu mba mbona abantu si no mu mafilimi no mu bintu bitandukanye ikintu ukoze ukagikora nk'uwikorera. Kuko biguha connection bigatuma buri muntu wese akubonamo ibindi bintu birenze akifuza kuba nawe hari urwego runaka. Ikindi kintu nabwira abantu cyane cyane ku bakinnyi hari indwara abakinnyi bajya bagira nimba uzi ko ufite impano buriya iyo ufite impano iragukoresha ntabwo wowe uyikoresha. Nimba wumva ko iyo mpano yawe ufite uzayikoresha ndagusezereye ariyo mpano yireke iyo ubwayikore kandi ntuyiryamishe.
kuko nujya kuyiryamisha ni wowe uri kuyikoresha nyine ntabwo uri kuyiha umwanya ngo ikore sibyo impamvu mvuze kuyikoresha ni igihe nimba wenda hari nka opportunity nka filime ahantu runaka bagwaye nko kubwira ati wazaje ukadukina muri filime ko tuzi neza ko uri umukinnyi wazaje ngo nimutama amafaranga sinzaza ni wowe wanze ariko ya mano yawe ugize ute urayiryamisha kubera amafaranga why now ntabwo uzi neza iyo filime ugiye gukinamo ngo izarebwa nande ntabwo uzi neza ngo iyo filime ugiye gukinamo ninde uzayibona ninde uzaguha akazi kandi guha ya mafaranga wanze gukina muri ya filime icyo kintu rero cyica abanyarwanda bakizamuka bagishaka gutera imbere bacyumva ko ibintu bidashoboka bagitekereza hasi bitewe sinkubwiye gukora ibintu bitaguhesha icyubahiro kora ibiguhesha icyubahiro biri muri kariya yawe uzi neza ko ibyo bintu uri gukora ikintu kijyanye n'ibintu ukunda kandi ushaka kugeraho nicyo kintu nababwira kabisa mfite mu mutwe dusoza ikiganiro abanyarwanda bumvireho twese turusheho kwiga turusheho kwitinyuka nk'uko umusitari wacu abitubwiye dusezera abanyarwanda urabaciramo mu mafilimi bagenda bazikurikirana CB Entertainment bazanira ibintu byinshi bitandukanye ikiganiro ndetse n'izindi filimi zigiye zitandukanye tuzazibagezaho so urababwira filimi bagenda bagukurikiramo kugira ngo yumve bya bindi wamubwiye bya bindi wabashishikarije ko bishobora kuba byakunda yego murakoze cyane nimba wifuza kureba filime yanjye nagiye nkinamo cyangwa se zo nagiye ngaragaramo zigiye zitandukanye wajya kuri YouTube channel ya Papa Sava nakinnye muri episode 175 niyo ya mbere nabanje gukinamo yitwa Igihwanya amahirwe indi filimi nakinyemo nanone ni muri indi episode ya Papa Sava none nakomeje nkinamo nakinyemo muri episode enye nakinyemo icyo Gihwanya amahirwe nakinye mu gusesagura nakinye muri Chobokof n'iyindi yitwa ngo umupangu mubi yakinyemo Bandimbati n'abandi bose uzi ko iyo filimi nimba nyibutse okay noneho nakinnye muri filimi yitwa Ikiganza ya nababwiye ko yaciye kuri YouTube channel ya Lambert Empire ujya kuri YouTube channel ukandikamo Lambert Empire cyangwa se ukandika Ikiganza ugahita ubona iyo filimi nakinnyemo indi filimi ni filimi yitwa Umukobwa wanjye yaciye kuri filimi yaciye kuri YouTube channel yitwa Yas TV uhita uyibona uhita umanuka hasi ukahita uyibona hariho n'ifoto yanjye kuri iyo filimi yes indi filimi nakinnyemo iri kuri YouTube ni filimi yitwa Mushikazi nayibabwiyeho iri kuri channel ya Byeri Murundi Comedy niho mwagenda muyibonaho naho njyewe filimi zanjye wenda cyangwa se YouTube channel yanjye nimba abantu bifuza kuyireba nari ntarakomeza kuyubaka bitewe n'ibiraka ngenda mbona ntabwo ndabona umwanya wo kugira gute ariko nayo yitwa Cyaka cya Sine nk'usanzwe nk'uko nyine nagiye mbibabwira Facebook yanjye ni Cyaka cya Sine Instagram nayo ni Ntawigano Pascal niyo nkunda gukoresha murakoze cyane Pascal mwakoze cyane kubw'iki kiganiro murakoze cyane namwe